Okay, twongeye turagarutse rero kuri Rukumbi TV, twongeye tugarukanye imbaduko, tugarukanye imizi n'imiganda, dutwika twimanukira, dukubita tubangura, hanyuma dutumikira abadutumye, tugenda tubagerera ku byifuzo byabo, namwe tubagerera ku byifuzo byanyu byo kumenya aho mwakura serivisi zigiye zitandukanye, mugenda mumenya aho mwakura ibyo mukeneye kuba mwabona mu buzima busanzwe. Hanyuma rero niba ushaka kurimba, ukaba ushaka kujya ku mico rwose, ukaba ushaka ko bakwitaho ugasa neza, uri umudamu, uri umukobwa, uri umusore se, ingeri zose, hanyuma ntawe uhejwe, hanyuma ubwo ngubwo tukagenda tubabwira ngo izo serivisi wazikura he, wazihabwa nande, hanyuma ngo bimeze bite. Urokeneye rero gukorerwa isuku, ufite ubukwe, ufite video y'indirimbo yawe, ufite ikindi kirori runaka, urashaka ko kugaragara neza, urashaka gusa neza, urashaka kugaragarira ijisho ry'abantu, ry'abakureba, kugira ngo bavuge bati wow, uyu muntu aho yakoresheje rwose, aho yisukishirije, uyu muntu aho yakoreye maquillage, uyu muntu aho yashyiriyeho zira dreads ze, umuntu aho yashyiriyeho ibi bisuko bye, n'abanyamwuga kabisa. Ni hehe? Akakubaza ngo aha hantu ni hehe, nawe ukagenda umusobanurira, umubwira aho wakuye ibyo byiza. Hanyuma rero niba ukeneye izo serivisi zose, ukeneye ibisuko byiza biri karite kandi rwose bikozwe, bikora mu buhanga n'ubuziranenge, nta handi rero wabikura, ni muri Hawa Shop rero barabigufashamo cyane, barakwakira, bakagusobanurira, bakakwereka ibyiza byakubera, bijyanye n'isura yawe, bijyanye n'ibara ry'uruhu rwawe, bijyanye n'indeshyo yawe, bijyanye na taye yawe uko ungana, bijyanye n'uko useka, bijyanye n'uko ureba. Hanyuma bakakubwira bati ibi nibyo byakubera, ibi nibyo byakugaragaraho neza, ibi nibyo byagukorera umuti, bikaguha swaga, bikagushyira ku cyangwe, bikagushyira ku myako, ubundi ukagaragara neza cyane. Ni muri Hawa Shop rero, ni hariya i Nyamata, naho ni mu kuboko kw'ibumoso munsi y'umuhanda, neza hariya imbere yo mu cyapa aho bisi zifata abagenzi bajya i Kigali ziba zihagaze. Urahindukira neza cyangwa se ugakebuka ukareba inyuma yawe munsi y'umuhanda mu kuboko kw'ibumoso, ugahita ubona Hawa Shop rero igezemo, umukiriya n'umwami, bakwakira neza cyane, hanyuma bakagenda baguhereza serivisi zawe, bakagenda baguhereza serivisi wifuza, bakagenda baguha icyo wifuza ko bagukorera, bakaguhereza, bakagusobanurira, bakagutunganya, bakagushyira ku cyangwe, bakakurema bushya. Ukubonye agatangara akavuga ati noneho nari nakuyobewe. Muri Hawa Shop rero bahamagare, ni kuri 0786 ndayisubiramo iyi nimero kugira ngo utazayoba cyangwa se utazagenda utazi ibyo ari byo. Ni 0786 12 3 0786 12 ni gatandatu zikurikirana, ni 12 zikurikirana, zigaherukwa na gatatu, ariko habanje 0786 12 3 ni muri Hawa Shop rero. Umukiriya n'umwami kandi kukwakira vuba cyane, umurabyo uratinda. Bagane rero bagukoreho ryake, baguhindure mushya, bakugire undi wundi, hanyuma utarukuzi asigara baririza ngo ibi wabikorewe nande, wabikuye hehe. Hanyuma kuri Rukumbi TV natwe rero turahabaye. Niba ushaka tugutumikira, niba ushaka ko tukwamamariza, tubwira abatuye isi yose serivisi zawe, product zawe, company yawe, ikigo cyawe, niba ushaka kugura cyangwa kugurisha ikibanza, niba ushaka kugurisha cyangwa kugura imodoka,
niba ushaka kugura cyangwa kugurisha inzu, niba ushaka kugura no kugurisha ikintu cyose wifuza waba ufite ushaka kugurisha cyangwa se kugura, duhamagare kuri 0783515982. 0783515982. uranatwandikira no kuri WhatsApp, hose birakunda. Hanyuma tugutumikire ibyawe bigere kure cyane nkuko ubyifuza kandi bikugirire akamaro, umusaruro ugenda ubona bakuza.